Abantu benshi babura umusaruro muri business ya network marketing atari uko company ari mbi, ahubwo ari uko batagira intego za buri kwezi. Ese ni gute washyiraho intego za buri kwezi kandi ukazigeraho muri business ya network marketing? Rero kurikira ino points, tugiye kwiga ibintu bitanu rero byagufasha kugiye gukora intego neza, ukazishyira ku murongo, icyo bita clear goals, kandi ukazazigeraho. Ikintu cya mbere rero nuko hano bari kutubwira ngo set your major goal, cyangwa se ugomba gushyiraho intego yawe nyamukuru. Utese intego nyamukuru bisobanuye iki? Intego nyamukuru, twese dutangira umwaka dufite intego z'umwaka. Intego nyamukuru ufite se wenda ni ukwinjiza amafaranga runaka. Niba wenda ugitangira business, mu buzima urimo, mu mitekerereze wenda yawe, uvuga ati ninjije muno mwaka wose nkoreye miliyoni 10, byaba ari sawa, undi miliyoni 50, undi miliyoni 100, undi miliyoni 200, bitewe n'urwego uriho rwo muri business cyangwa imitekerereze yawe aho iri. Rero major goal niyo ntego, ku buryo uvuga ngo ndamutse ninjije ano mafaranga byose napanze by'umwaka nabigeraho. Iyo niyo major goal y'umwaka. Muri ya major goal y'umwaka rero, cyangwa se ya ntego iruta izindi zose y'umwaka, bigabanyijemo inshuro 12, ubona major goal y'ukwezi. Tufata urugero, wenda ushaka kwinjiza miliyoni 60 mu mwaka, nitugabanya miliyoni 60 inshuro 12 ni miliyoni 5 za buri kwezi. Rero miliyoni 5 za buri kwezi, iyo niyo igomba kuba major goal yawe ya buri kwezi. Tutitaye ko ni menshi cyangwa ni makeya, intego yawe igomba kubigucarenginga kugira ngo igutere imbaraga zo kugira ngo ubyuke ukore. Rero icyo nicyo cya mbere, ugomba gusettinga iyo major goal. Ese ukwezi kose ushaka kwinjiza amafaranga angahe? Iyo niyo point ya mbere. Point ya kabiri, know your cost of living. Ugomba kumenya ese ubundi imibereho yawe, dépense kugira ngo ubeho, ni ikihe kiguzi cyo kugira ngo ubeho? Amafaranga wishyura inzu, amafaranga urya buri munsi, amazi, umuriro, megabyte, outreach, amayinite ugomba gukoresha, ibyo byose ugomba kubibara. Mbese cya kiguzi ya mibereho urimo aka kanya, icyo bigusaba kugira ngo ubeho. Amafaranga ushobora kurya buri kwezi, ugomba kuba uzi ikiguzi cy'ukwezi kwawe, cyangwa se amafaranga ukoresha mu kwezi ngo nangahe mu mibereho urimo aka kanya tuvugana. Niba uba mu nzu wishyura 100 cyangwa se 100 cyangwa se 100 angahe cyangwa se 70 ingahe, ugomba kubishyiraho ukakora totale, ukamenya ngo buri kwezi ayo nkosoma na yangahe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, set your improvement goal. Ugomba muri bya bindi ushaka kugeraho muri uko kwezi, ugomba gusetting icyo bita improvement goals. Utise bishatse kuvuga iki? Improvement goals iragendana no kugira icyo bita evaluation, cyangwa se gukora isuzuma ryaho uri aka kanya. Ngiko mbikora rero ni gute? Ndagenda buri kwezi nkafungura, iyo ukwezi kurangiye nk'ukwezi kwa kabiri gushize, ubu turi mu kwezi kwa gatatu, ndagenda muri system ukwezi kurangiye, nkareba kuri dashboard yanjye, nkareba ese nayahe manota mfite kugira ngo ngere unzamuke ku iranka nshaka kugeraho. Nayahe manota maze kugira gute kubona? Ese maze kugira abafatanyabikorwa bangahe, left na right, ndetse no kuzindi konte mfite. Nkareba ese ninjije amafaranga angahe kuno kwezi. Urabanza ukareba aho uhagaze kugira ngo ubone ushyire aho ushaka kurya. Murabizi batubwira ko utaza hava ntamenya hajya, kandi ko ntabwo wakwigera uzamura ikintu utazi uko kingana. Ikintu cyose washobora kumezira cyangwa se gupima, birashoboka cyane ko wakizamura. Numenya abafatanyabikorwa ufite aka kanya, numenya amafaranga winjije kuno kwezi gutambutse, numenya amanota ufite, apana yubura, amanota ufite aka kanya, wenda urashaka kuzamuka kuri silver executive, amanota umaze kugira, wenda urashaka kuzamuka kuri gold executive, amanota umaze kugira, wenda urashaka kuzamuka kuri global ambassador, amanota umaze kugira, cyangwa se n'andi maranka atandukanye.
ibyo byose byandike. Andika social media, abafollow umaze kugira kuri TikTok, abafollow umaze kugira kuri Instagram, kuri Facebook, ahantu hose. Menya contact ufite muri telefone yawe. Ese ni bangahe bafite WhatsApp, bakoresha WhatsApp muri telefone yawe muri zo nimero ufite? Ese contact y'imibare ufite ni ingahe? Niba bigushobokera ushobora no kureba muri name list yawe, ese ufite name list abantu bangahe? Cyane cyane nka tuba turi gutagetinga kwagura business no mu bindi bihugu, ukamenya ngo mfite izi contact, izi nizi. Hanyuma rero yumaze kumenya aho uri, ndacyari gusobanura ino point ya gatatu ivuga ngo set your improvement. Yumaze kumenya aho uri, noneho uravuga ati from here to here. Nkuko njye mbikora, nje ndasettinga ngavuga ni maze kugira abafatanyabikorwa aba naba, ndashaka kugira abafatanyabikorwa bave kuri wenda 2,000 ngire 3,000, 4, 5, ça dépend, biterwa no kubi wowe ubishaka. Mfite amanota aya naya, ndashaka kuzamuka kuri global ambassador kora aya ngaya muri uku kwezi. Uku kwezi ndashaka kwiyongeraho aya ngaya. Mfite gift check izi nizi, ngo kuno kwezi ngomba kuzamuka nkagera aha ngaha. Nigije amafaranga aya naya muri kuno kwezi, ndashaka ko bizamuka bikagera kuri aya mafaranga. Uko nguko rero niko basettinga improvement. Topic ni yindi, ni gute washyiraho intego za buri kwezi nawe ugatera imbere muri network marketing business. Tumaze kubona topic ya mbere tubwira ngo set your major goals, cyangwa se shyiraho intego yawe nyamukuru y'uko kwezi. Point ya kabiri tubwiye ko ugomba kumenya your cost of living, cyangwa se ese mu kwezi ukoresha ngahe na mafaranga ngahe ukonsoma. Topic ya gatatu twari turi kuvuga kuri improvement, set your improvement goal. Point ya kane rero niyo tugezeho, iravuga ngo set your discipline, activity and reward. Shiraho ibikorwa, ariko ibikorwa wiyemeje kuzashyira mu bikorwa. Discipline, activity, apana kuvuga ngo ngewe ngo nzinjiza abantu 10, come on. Oya, were kuvuga ngo uzinjiza abantu 10 ntabwo uri Imana. Were kuvuga ngo uzacuruza product ngo aya naya, oya, ibyo ngibyo ntabwo ari nshaka ko tuvugaho. Ahubwo set disciplined activity. Bamaze kumenya aho ushaka kugera, ushaka ku improvinga ibikorwa byawe, noneho shyiraho imibare y'aba prospect ugomba kuvugisha buri munsi. Ubwo niko shyiraho imibare ya invitation abantu ugomba gutumira buri munsi, shyiraho imibare ya follow up abantu ugomba kuvugisha buri munsi bakorera follow up, ashyiraho imibare ya presentation abantu ugomba kwigisha buri munsi, shyiraho imibare ya improvement, inshuro uzajya postinga kuri social media zawe buri munsi. Ibyo nibyo bita disciplined activity. Income producing activity, ugashyiraho ibikorwa byiza amafaranga, ugashyiraho imibare buri munsi uzajya ugera gute uhitinga cyangwa se ukora ho. Ahangaha rero ni habenshi usanga biri kutunanirira. Ndabyibuka ntangira ino business, ngiye barambwira ngo shyira intego z'ukwezi, nkavuga ni ku kwezi nzinjiza miliyoni 2, ubundi nkaterera iyo. Ku kwezi nzongeramo imigabane, ku kwezi nzinjiza abana banaba, ubundi nkaterera iyo. Byo ntabwo ari byo. Ahubwo set disciplined activities, ko gira ibikorwa, imibare kandi uzajya ukoraho buri munsi. Ikindi muri iyo mibare ugomba gushyiraho n'uburyo bwo gukora icyo bita evaluation ya buri munsi, ku buryo uzajya usuzuma uko umunsi ushize, uvuge ati se none ko nari nasetinze kwigisha abana banaba buri munsi, ese nigisha abangahe uyu munsi, ese nakoreye follow up abantu bangahe, ese nakoreye invitation abantu bangahe, ese na postinze kangahe, ese nandikiye abantu bangahe bashyashya every single day. Izo rero improvement cyangwa se ayo ma activities uri kugenda ukora ushyira ku murongo, niyo azatuma agutera imbaraga yo kumenya ko atera imbere, apana byo kuvuga ngo uri kwizerera mu mahirwe. Ntabwo network marketing ari business yo kwizera mu mahirwe, ahubwo ni business yo kwizerera mu mibare. Hanyuma rero
icya gatanu, point ya gatanu niyo tugezeho, bari kutubwira ngo set your affirmation. Set your affirmation biravuga ngo muri bya bikorwa wamaze gushyiraho, muri za activities wamaze gushyiraho byose, muri za ntego zose wamaze gusetinga, shyiraho gahunda yo kwiyaturiraho amagambo meza. Reka nze mbereke urugero. Hano hari intego zanjye na setinze, ngiye kubereka izi ntego zanjye na setinze. Murabona nazishyize no mu mafoto, batubwira ko intego zigomba kuva mu mutwe zikajya mu mafoto, murimo kubibona ahangaha. Izi ni intego za famiye, yego. Hanyuma ngomba kuba mfite kano gapapuro ngendana buri aho ngiye hose. Hanyuma nkaba mfite iki keyboard, nawe bigushobokera uzagikore. Ashobora kuba ari ibyo bita vision board cyangwa se ibyo bita goal board. Iyi ngiyi goal board ni nziza cyane, ukayishyira ahantu ukunda kureba buri munsi, ahantu mbese ahantu hazajya gutera motivation. Niba ukunda gukorera business ahantu hatandukanye, ugomba gutwara n'akandi gatoya, ariko iyi ngiyi ugomba kuyimanika cyane cyane aho urara, ku buryo byuka mu gitondo kare kare uhita uyibona. Iyi ngiyi rero niyo manika aho ndara neza neza, aho mbyuka ndeba, kugira ngo binere motivation. Icyo nshaka kubereka ni iki rero, iri ni irindi banga rero. Ahangaha mfite ano magambo yanditse ngo I am so happy and grateful for, now that I earn 5 million Rwandan francs a month. Nabishyizeho mu mwaka 2025, ariko nkora affirmation ndi kubyibutsa, ndi kubyisettinga mu mutwe wanjye. Nawe rero ushobora gukora akangaka, ukazajya buri gihe ubyutse wiyaturiraho intego zawe, cyangwa se wivugiraho n'andi magambo meza. I am a champion, I am successful, ndi umutsinzi, ndashoboye, ndakomeye. Ugashyiraho ukavangamo n'intego zawe. Ndi silver executive niba utaragira iryo ranka, niba wararigize ndi gold executive, niba waragize gold executive kimwe nanjye ndi global ambassador, ukabyiyaturiraho. Niba warabaye global ambassador kuzamuka mu maranka. Niba ushaka achivinga inzu, I am house achiever. Niba ari ikibanza se, I am land achiever. Niba icyo ushaka kugeraho cyose ukakiyaturiraho nk'aho wakigezeho. Iyo yari point ya gatanu. Rero ngana ku musozo, bonus nabahereza. Ibi ni ibintu bitanu nabaganirijeho, sinzi hano niba muri kubireba. Nakoresheje kano kabodi kugira ngo nanjye mbigishe ibintu biri ku murongo neza cyane. Point ya mbere batubwiye ngo set your major goals, cyangwa se menya intego yawe nyamukuru. Point ya kabiri batubwira ngo know the cost of your living, menya igiciro amafaranga ukonsoma buri kwezi, aka kanya imibereho urimo ese nangahe. Point ya gatatu batubwira ngo set your improvement target, ugomba gusetinga improvement aho ushaka kuva naho ushaka kuzamuka, nabisobanuye. Cya kane bari kutubwira ngo set your discipline activity, shyiraho ibikorwa ugiye gukora, ugiye gushyira mu bikorwa, yego, kandi uzajya ukora evaluation. Cya gatanu batubwiye ngo set your affirmation, yawe yatura amagambo meza kandi cyane. Thank you so much. Rero mwifuriza kubasha kuba wakomeza gukurikira training dufite anga kuri Luxurious Team, kuri Luxurious Life YouTube channel. Ukore subscribe kandi ino video uyisangize team yawe, kugira ngo nabo bamenye ko bashyiraho intego za buri kwezi kandi batera imbere muri network marketing business. Ngiye kubagezaho amakuru mashya rero dufite, ni amatangazo niko navuga. Dufite ibirori bidasanzwe rero muri kuno kwezi kwa gatatu kwa 2026, aho dufite ikirori kidasanzwe. Ni mega OPP izabera i Goma muri sale yitwa GPI, ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kunguko twatangiye uno mwaka 2026. Iyo presentation rero zabidasanzwe kuko tuzaba turi kumwe na Top Ana Isayi wa Munyu, umuvandimwe wo muri Congo, Global Ambassador. Tuzaba turi kumwe na Global Ambassador CEO Champion Mizero Ngabo Eric, ndetse n'abandi ba top leaders bo muri Congo ndetse n'abo mu Rwanda tuzamukana. Rero bishyire mu ntego nawe tuzajyane iyo presentation, tugomba kwicikwa, tumira abantu benshi
tuzabe turi kumwe. Ikindi dufite team building idasanzwe izarebera kuri Tamutamu Beach ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, aho ino team building izagufasha gukorera follow up abantu zaba watumiye muri Mega OPP yo muri Congo. Turi kwagura business rero cyane cyane mu buryo buri international, no mu ntego zawe z'uku kwezi nabyo ubishyiremo yuko tuzakorana muri izo event zose. Ariko ino team building ndagira mwibutse ko azaba ari igihe cyiza cyo kumenyana n'abantu batuye muri Congo, tukaba connecte, tukiyubaka ubushuti. Ikindi ino team building na ahantu heza ho kuruhukira, tuzaba dusoje iminsi 90 tugira ngo tubanze turuhuke, dukore review, turuhure mu mutwe, twoge, turye, tunywe, tunezerwe. Business yacu murabizi ko ari lifestyle. Turi kumwe n'aba prospect, tuzagira na presentation, aho iyo presentation RJ Eric ariwe uzadukorera closing. Rero ntuzahabure, tumira n'inshuti zawe. Ticket ni 10,000 byonyine, tuzarya inshuro ebyiri. Akangaka yo ngagezeho rero ndishima cyane ku bantu twikundira ibiryo. Ntuzabure wowe na team yawe. Thank you so much. Ndabashimiye rero. I love you all.